AFC M23 kwenye tutakuwa tunakamata, tutakuwa tunatia makomite na uongozi wa waeleveri, ndio tunaweka na tunatia nguvu juu ngombe ni nguvu za nchi, na tena Wakongomani fasi mingi waliishi kwa mavuko ya ngombe na mbuzi na zaidi ya hili. Ngombe zinaleta pesa, zinaleta maziwa, zinaleta kila ngombe ziko na vitu mingi ya kufanya. Ndio maana tunatia nguvu na sie tupate mafuko ya ngombe, na tena adui alizimalizaga ngombe, ndio maana hivi tuko tunabembeleza tuangalie tena tutapata ngombe kama mbele bilikuwa. Habawezi Tabaro, nouveau président du comité des éleveurs du territoire de Nyiragongo, a remercié les éleveurs de Nyiragongo pour la confiance qu'ils ont placée en sa personne. Il a promis de travailler en collaboration avec ese wabuze impinduka zikomeye zigiye kuba mu bworozi bwo muri Nyiragongo. Ni inkuru itasanzwe ihura n'amatora y'abayobozi bashya ndetse n'ikizere gishya ku borozi batuye mu bice bitandukanye hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko mu bice bigenzurwa na AFC M23. Aho rero ngiye kubagezaho inkuru irambuye ku matora y'aborozi yabereye muri Nyiragongo, ayobowe n'umuyobozi ukomeye ku rwego rw'intara bwana Samuel Kabenga, ndetse ntunagende dakurikiye byinshi bagiye baganira kuko ndabigufitiye 5/5 ngo bayikaze muri iyi nkuru. Aya matora yateguwe ku buyobozi bwa perezida w'aborozi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bwana Samuel Kabenga. Abizi ko nyine Kivu y'Amajyaruguru ni imwe mu ntara hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ubukungu ariko bushingiye cyane ku buhinzi n'ubworozi. Rero nabari amatora akomeye kubera ko nyine abaturage bose nicyo gikorwa biyumvamo, nicyo kintu bakora, nicyo kintu bakuramo amafaranga. Rero kiba ari igikorwa gikomeye cyane. Rero aho uyu muyobozi bwana Samuel Kabenga yari ari kumwe n'itsinda rinini ry'abamuherekeje, bose bafite intego imwe yo guteza imbere ubworozi ndetse no guha ijambo aborozi ubwabo. N'amatora yitabiriwe n'abantu benshi cyane, bigaragaza ko aborozi bafite inyota y'impinduka. Rero mu buryo butunguranye kandi bufite umucyo, abitabiriye amatora bagize uruhare mu gutora abayobozi bazabageza ku iterambere. Rero nyuma y'amatora watsinze ni bwana Habawezi Tabaro yatorewe kuba perezida w'aborozi bo mu karere ka Nyiragongo. Ibi ngibi rero byakiriwe neza cyane n'abaturage, cyane cyane aborozi, kuko bamufitiye ikizere gikomeye, ari nayo mpamvu bamutoye. Abenshi bavuga ko ari umuntu ufite ubunararibonye, ubushishozi n'umutima wo gukorera abaturage. Ese azabasha kuzana izo mpinduka koko? Ni ikibazo benshi bagiye bibaza, ariko nyine natwe tugomba gutegereza kugira ngo tuzarebe namara gutangira gukora ibikorwa, turebe uko bizagenda bigaragara. Ariko ikizere nyine ku baturage bumvikana ko kihari, baracyakimufitiye cyane. Perezida mushya nyine ntabwo ari wenyine, kuko azafashwa n'abandi bayobozi batandukanye, barimo bwana Bigabiro akaba ari vice perezida wa mbere, ndetse na vice perezida wa kabiri akaba ari Nakuba Misona. Aba rero bayobozi bafite inshingano zikomeye zo gufasha perezida mu kazi ke ka buri munsi. Biteganyijwe ko bazakorana n'ikipe imwe bagamije kuzamura urwego rw'umworozi muri Nyiragongo. Rero sabo gusa, kuko hari n'abandi bayobozi batowe, barimo Mukonde Ndabarize, umubitsi Ndamase Nsengihuva akaba umunyamabanga, ndetse iyi komite yose igamije kuzamura ibikorwa by'ubworozi muri aka gace. Biyemeje kandi gushyiraho gahunda nshya yo guteza imbere aborozi bato n'abakomeye no gushaka amasoko meza ibikomoka ku bworozi. Rero ikindi cy'ingenzi cyashyizweho ni komisiyo nyine ishinzwe imyitwarire ndetse n'ubugenzuzi, nayo yaratowe ndetse inashyirwa mu nshingano
rero ikaba ari komisiyo igizwe n'abantu batatu bashyizweho na perezida. Aba rero bazagenzura uko ibikorwa byose bikorwa mu mucyo nta buriganya kandi hubahirizwa amategeko. Ni ingenzi cyane kuko bituma aborozi bagirira icyizere ubuyobozi bwabo cyane ko baba babwishyiriyeho. Rero amatora ni intambwe ikomeye ku bworozi bwo muri Nyiragongo. Aborozi bafite icyizere cy'uko ubuyobozi bushya buzabageza ku iterambere. Ese ibingibi bizahindura ubuzima bwabo? Ese bizabona inyungu nyinshi? Ibi byose bizagenda bigaragaza nyine uko bazatangira kugenda bakora inshingano zabo bahawe. Rero ni byinshi umuntu azagenda areba mu gihe bazaba batangiye gukora. Ari nayo mpamvu nyine natwe turahanga kugira ngo tuzakomeze kugenda tubabwira byinshi bizagenda biganirwaho nyine cyangwa bikorwa n'aba bayobozi bagiye bashyirwaho. Aho rero nyine muri aka karere ka Nyiragongo hari habaye amatora y'aborozi yateguwe n'aborozi nyine mu nyirizina bo muri Kivu y'Amajyaruguru, aho umushyitsi mukuru nk'uko muri kugenda munabibona ngo muri video yari Bwana Samuel Kabega afatanyije n'itsinda rinini ry'abari bamuherekeje. Aya matora rero yatsinzwe na Bwana Habawezi Tabaro watorewe kuba perezida w'aborozi bo muri Nyiragongo. Azafashwa na Bwana Bigabiro na Nakuba Minsona watorewe nyine kuba vice perezida wa mbere n'uwa kabiri. Akomeje gutorwa kandi abayobozi barimo Mubitsi akaba yabaye Mukonde Ndabarize ndetse n'umunyamabanga Ndamaseme Nsegihuwa, hagamijwe kuzahura ibikorwa by'ubworozi muri aka gace. Hanashyizweho kandi nyine abajyanama ndetse na komisiyo ishinzwe imyitwarire n'ubugenzuzi igizwe n'abantu bagera kuri batatu. Ibyo ngibyo rero babikoze bagamije kugira ngo ibikorwa byose bikorwa n'izi komisiyo ndetse n'iyi organization ishinzwe kuyobora ababorozi igende ikorera ibikorwa byayo mu mucyo ndetse no mu buryo bwizewe. Ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa ahangaha kubera ko aya matora impamvu aba yajemo n'abayobozi wakwibaza uti ni iyihe. Amatora aje nyuma yuko aka karere ka Nyiragongo kari karagiye gahura n'ibibazo bikomeye cyane, ibibazo by'umutekano, ibibazo bijyane n'intambara, masasa bari kuvuga buri kanya, bigatuma ibikorwa byabo by'ubworozi nyine bitagenda neza. Ariko kugeza kuri aka kanya birasa naho nabo bamaze gusa naho begerwa n'abayobozi ba AFC 23. Murabibona nyine bamwe mu bayobozi bahari ndetse n'uyu muyobozi n'ubundi nawe n'umwe mu bashyizweho na AFC 23. Angaha rero birasa naho byoroshye ko abaturage baziyumvamo aba bayobozi cyane ko bagize uruhare mu kubashyira ku nshingano. Iyi nkuru ikaba igaragaza intambwe ikomeye mu micungire n'iterambere ry'ubworozi muri aka karere ka Nyiragongo, aho rero aborozi bahisemo abayobozi babo binyuze mu matora ayobowe neza n'inzego zo hejuru ku rwego rw'intara. Cyambere cy'ingenzi muri aya matora nuko yateguwe na perezida w'aborozi muri Kivu y'Amajyaruguru, ni Bwana nyine Samuel Kabenga. Bigaragaza ko hari ubushake bwo gushyiraho gahunda ihuriweho n'aborozi bose ku rwego rw'iyi ntara. Bingiye rero bishobora gutuma ibikorwa by'ubworozi bikorwa mu buryo bufite icyerekezo kimwe kandi bufite gahunda ihamye. Icya kabiri, gutorwa kwa Bwana Habawezi Tabaro nk'umuyobozi w'aborozi muri Nyiragongo bigaragaza icyizere ababorozi, bigaragaza icyizere baturage bamugiriye. Ibi rero bishobora kuba bifitanye isano nyine n'ubunararibonye bwe cyangwa n'uburyo basanzwe babanye mu buzima busanzwe, ariyo mpamvu bamugiriye n'icyizere kugira ngo abayobore. Icya gatatu ni iterambere n'imiterere y'itsinda rimufasha. Kuba hari vice perezida wa mbere n'uwa kabiri, umubitsi, hakaba umunyamabanga, hakabaho n'ira komisiyo ishinzwe gukurikirana nyine gukora igenzura, bigaragaza ko hashyizweho inzego z'ubuyobozi zishobora gutuma akazi kagenda neza cyane ko inshingano zitazaba zikorwa n'umuntu umwe. Ibi rero bishobora no kugabanya amakimbirane no kunoza imikorere ya buri munsi.
ikindi cy'ingenzi umuntu atareka kuvuga ni ishyirwaho rya komisiyo ishinzwe imyitwarire n'ubugenzuzi. Niyo navugaga, iyi komisiyo ifite uruhare rukomeye cyane mu kurinda ko habaho ruswa, kunyereza umutungo cyangwa imicungire mibi. Ibi ngibi bizatuma habaho ubunyangamugayo n'icyizere mu buyobozi bushya bwashyizweho. Ku rundi ruhande rero hari n'imbogamizi zishobora kugaragara. Ubworozi mu bice nka Nyiragongo bushobora guhura n'ibibazo birimo umutekano, indwara z'amatungo, n'ibura ry'isoko rihagije ndetse n'ibikoresho bigezweho. Ibi byose bizasaba ubuyobozi gushyiraho gahunda ihamye ndetse no gukora cyane no gufatanya n'inzego zitandukanye. Mu gusoza rero nakubwira ko aya matora ashobora kuba intangiriro y'impinduka nziza mu bworozi bwo muri Nyiragongo, ariko bizaterwa nuko abayobozi bashya bazashyira mu bikorwa gahunda zabwo, rero bugakorana n'aborozi bose kandi bakubaka icyizere kirambye muri aba borozi.